Tubazaniye apurikasiyo wakwinjizamo amafaranga ukoresheje telefone na interinete gusa nta gishoro bigusabye. Iyi apurikasiyo bayita MFP peyi. Iyi apurikasiyo ni nziza, tumaze igihe tuyigaho uko wakwinjiza amafaranga nta interinete bigusabye interinete na telefone gusa nta gishoro. Ubusanzwe rero urakanda kuri link nabashyire muri dirishoni y'iyi videwo kugira ngo ubone uko winjira. Ukihakanda urahita ugera kuri paje nk'iyi igusaba kuyuzuza kugira ngo winjire muri iyi webusayiti. Uko bisanzwe hano urashyiramo amazina, ariko amazina ushyiramo n'ahuye n'ibiri kuri ndangamuntu uri buze gukoresha kugira ngo na imeri. Twereka dukoresha akazi ngamba. Akazi ngamba. Rimwe kabiri gatatu. Imeri nayo kazi ngamba. Pasiwadi rero niyo uri bwitondere, ahantu uri gushyiramo pasiwadi. Hano rero ukimara kuzuzamo pasiwadi urahita uza hano regisite uhakande. Tegereza, urabona ko bamaze kumbwira ngo sesefuru banyohereje kode ngiye gushyiramo kugira ngo apurikasiyo yanjye ibe yuzuye. Icyo ukora uhita ujya kuri imeri kuko baba baguhaye notifikasheni. Dore ngiyi tayari yamaze kuhagera. Dore n'iyi mibare bampaye ngo ushyiremo, uraza ukayikopiya. Kopi ntabwo ufite uko wayisoma mu mutwe, wayifata mu mutwe. Kuko hano harimo utudirishya kuyikopiya ntabwo bikunda, ahubwo ino mibare urayifata mu mutwe uze uyishyiremo. Uze uyishyiremo tayari yawe. Ukimara kuyishyiramo ndakubwira ati akawunti yawe yabaye verifayidi. Gayizi, icyo ushaka kubabwira, ukimara kugera ahangaha akawunti yawe ibaye verifayidi, urategereza ukaza hano ukemeza, bakakubwira ko akawunti yawe yabaye verifayidi. Ukimara kugera aha rero, ukimara kugera ahangaha ni uko uhitondera, uhita uza ukajya muri pureyi sitowa ya telefone yawe. Ukajya muri pureyi sitowa ya telefone yawe, ukaza ugakuraho iriya apurikasiyo. Tayari ukibyandikamo uhita byizana. Dore urareba apurikasiyo ifite logo nk'iyi. Njyewe n'ubundi isanzwe nyikoresha nyifite muri telefone, icyo bahita bambwira njyewe ni ukuyinjiramo. Ahangaha ndashaka ko tugendana akantu ku kandi.
urategereza gato, urahita ugera kuri paje nk'iyi. Aha rero urahitondera, ikintu uri bushyiremo urashyiramo, ntago hano ushyiramo imeri, urashyiramo rya zina washyizemo, kandi uzi ko twebwe twakoresheje Kazingamba 1, 2, 3. ngo ubwo hari izina uba wahisemo, nurangiza hano urashyiramo ya pasiwadi wafunguje, numara gushyiramo ya pasiwadi uraza kandi hano kuri sayini, tegereze ko byanzira, pasiwadi konfirime, pasiwadi, noneho ndakeka pasiwadi ushobora kuba nyishyizemo neza, uraza ukande, urabona ko byakunze, bahita bakohereza kuri imeri ko bakohereje kode, uza ugashyiramo kugira ngo bibe verifayidi, winjire muri apurikasiyo yawe, tujye kuri imeri. Ndabona batinze kuyima, reka dutegereze gato. Tayari urabona ko bamaze kuma za pasiwadi ndi bushyiremo, uraza ukazikopiya, ugasikororinga, ugakora kopi, ugahita uza muri apurikasiyo yawe, then uba wafashe apurikasiyo wayikuye kuri Play Store yayo, ukaza ugakora paste, ugakonfirima. Tayari urabona ko ninjiye muri apurikasiyo. Tayari ubu namaze gufungura verifayidi. Apurikasiyo rero ni uko iba imeze. Iyi ngiyi warenti yo kubikuriza wizidoro, noneho uburyo ushobora kwinjiza amafaranga kuri iyi apurikasiyo, urabanza ukora icyo bita verifayidi. Verifayidi murabizi ko ari ugukora KYC, kugira ngo iyo umaze gukora KYC hano bahita baguha amayuzi data 1.66. Gayizi, aya mafaranga ni menshi kuko angana n'ibihumbi 2,200 waguha ya bonasi kuko winjiye muri apurikasiyo. Aha rero icyo tugiye gukora ni ugukora verifayidi, icyo bita KYC. Niyo igoye, niyo umuntu agomba kwitondera kugira ngo baguhe za bonasi zawe zingana n'amafaranga 2,250, ku buryo wanayabikuza, nabyo turabikwereka. Uhita uza hano ugakanda rero kuri verifayidi, urabona ko bambwiye ngo verifayidi, ukaza ukemeza